Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Muri amahoro? Imana irabarinze. Nizere ko amahoro y'Imana abanye namwe, kandi natwe turaho turi amahoro. Ni kuri Maranatha, tugarutse mu kiganiro cyacu Noheri isi n'amateka. Twaherukaga kuvuga ku ntumwa za Yesu. Twari duherutse kuvuga uwitwa Tomasi ndetse n'abarutoromayo ari we Natanayeli. Uyu mwanya tugiye kureba umuntu witwa Filipo. Dufite ba Filipo babiri. Filipo uri mu butumwa bwiza, tukagira na Filipo uri mu byakozwe n'intumwa. Ese abo bantu bombi ni babiri cyangwa se n'umwe ugaragara ahantu habiri? Ese ni bantu ki? Bakoze iki? Ni uwuhe murimo bakoze bashimirwa mu byerekeranye n'ubutumwa bwiza bw'Imana ihoraho? Ni karibu, reka tubane muri iki kiganiro. Tugiye kurebera hamwe itandukaniro rya Filipo wari intumwa na Filipo wari umuvugabutumwa. Sobanukirwa n'aba bagabo bombi, usobanukirwe n'ibyo bakoze, ibyo tubashima. Benshi mu basomyi ba Bibiliya bajya bitiranya amazina ya Filipo. Ese Filipo wagiye kubatiza inkone y'Umunyetiyopiya ni umwe mu ntumwa 12 za Yesu cyangwa n'undi? Uyu munsi reka tubisobanure neza. Filipo intumwa ninde? Uyu mugabo Filipo w'intumwa yari umwe mu ntumwa 12 za Yesu. Yatoranijwe na Yesu ubwe. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 10 uhereye ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 4, no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 43 kugera kuri 48. Niwe wazanye Natanayeli kuri Yesu. Yabanye na Yesu mu gihe cyose cy'ubutumwa bwe. Ariko Bibiliya ntiyerekana ko ari we wagiye i Samariya cyangwa ngo abatize inkone y'Umunyetiyopiya amaze kumwigisha, undi agasaba yuko amubatiza. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 10 uhereye ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Haranditse ngo amazina y'intumwa 12 naya. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohani mwene se, na Filipo, na Barutolomayo, na Toma, na Matayo umukoresha w'ikoro, na Yakobo mwene Arufayo, na Tadoyo, na Simoni Zerote, na Yuda Iskariyoti ari we wagambaniye Yesu. Reka turebe uko Filipo yahamagawe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani, igice 1 umurongo wa 43. Haranditse ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo wo yari uw'i Betsaida, mudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Ni igitangaza gikomeye. Yesu yabwiye Filipo ngo nkurikira. Ako kanya ntiyajuyaje, ahubwo yahise akurikira Yesu nk'aho ahari bari bafitanye indi gahunda.
ikintu gikomeye yakoze, Filipo ntiyacecetse, ahubwo iyo tugenze neza muri buriya butumwa tumaze gusoma, umurongo wa 45 bitugaragariza yuko Filipo yavuze ubutumwa bukomeye, agahamagara abandi bantu mu kwizera. Yabwiye uwitwa Natanayeli, aramubwira ati twabonye uwo Mose yanditse mu mategeko. Yego. Reka tubirebe ku murongo wa 45. Filipo abona Natanayeli, aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Arangije aramubwira ati mbese i Nazareti hari icyiza cyaturuka? Undi aramubwira ngo ngwino urebe. Amuhamagarira kuza kureba Kristo. Ese wowe hari umuntu ujya uhamagarira kumva ubutumwa bwiza bw'Imana? Iyo wumvise mesaje ikagufasha cyangwa ubutumwa bukagufasha, ujya ugira ubushake bwo kubuhereza uwundi kugira ngo nawe abwumve, turebe ko yafashwa. Imana itugirire neza rero. Ibi bitwereka ko Filipo yaje amaramaje. Yahise asangiza abandi inkuru nziza, ubutumwa bwiza bwa Kristo, ubumesiya bwa Kristo, uwo Mose yanditse, wa wundi ijuru ryavuzeho. Yari umuntu ukunda guhamagara abandi, akabahamagarira kuza kuri Kristo. Filipo, igihe Yesu yagaburiraga abantu 5,000, tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 6, umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Yesu yubura amaso, abonye abantu benshi baza ahari, abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze, ubwe yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be, ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero, aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Imana itugirire neza. Yesu ati nimwicaze abantu. Yego, Yesu yabajije Filipo, kandi yari arimo kumugerageza ngo arebe uko atekereza, niba kwizera koko kwe gufashe, gufite ahantu gufasha. Filipo yatekereje bya hafi, yashyize muri logique isanzwe, mu buryo busanzwe. Ntabwo yari azi ko Yesu yakora igitangaza. Aha tubona ko yatekereje mu buryo busanzwe bwa muntu, ariko Yesu yashakaga kumwigisha kwizera kurenze ku byo abona, ku byo arebesha amaso. Akizera akabona yuko nyuma y'ibyo abonesha amaso hari ibindi bitaboneshwa amaso. Ahandi yagaragaye ni igihe yabwiraga Yesu ngo twereke data wa twese. Biri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa 8. Filipo yabwiye Yesu ati mwami twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubwira ati umbonye ababonye data. Yaranamubajije ati tubanye igihe kingana gutya koko ntabwo uzi data Filipo? Filipo yari afite inyota yo kumenya Imana kurushaho. Ntabwo yari azi ko Yesu kumubona byose biba bikemutse. Imana yacu tugirire neza cyane. Amateka ya nyuma ya Yesu, Bibiliya ntivuga byinshi kuri Filipo nyuma ya Pentekote, ariko amateka
ya gikristo avuga ko yabwirije muri Aziya ntoya, aho bita muri Turukiya, yabaye umumaritiri. Hari n'abavuga ko yabambwe. Ibi ni ibivugwa, ntabwo byanditswe muri Bibiliya. Ese Filipo twamwigiraho iki? Filipo ni umubwirizabutumwa ujya gushaka abandi akababwira ngo twabonye Mesiya, hari Yesu, wa wundi w'abahanuzi bavuze, wa wundi uzakiza abantu ibyaha, wa wundi uzagirira abantu neza. Filipo ni umuntu uhamagara abandi abazana ku Mana. Icyo twamwigiraho, nawe uhamagariwe gukurikira Yesu, kandi nyuma yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hamagara abandi. Nubwo ufite gushidikanya, ariko Yesu arakwihanganira. Ibyo ubona bidahagije kandi Yesu abihinduramo igitangaza. Yesu abigira ibihagije ndetse bigasaguka. Wowe ntugire ubwoba. Yesu arahari kugira ngo akore ibyo twebwe tutabasha gukora. Yesu arahari kugira ngo akore ibyananiye abana b'abantu. Turebere hamwe noneho Filipo, inkone y'umunya-Etiyopiya. Mu gihe itorero rya mbere ryatotezwaga, abantu baratatanye, ariko aho batataniye bakomeza kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 8:5. Filipo amanuka i Samariya atangira kubwiriza ibya Kristo, ibimenyetso n'ibitangaza biraboneka, abantu barakira indwara, abadayimoni barahunga. Imana yari iri kumukoresha mu buryo bukomeye cyane. Muri iki gice ku murongo wa 26 yumvise ijwi ry'umwuka w'Imana ngo marayika w'umwami aravuga ati, vaha ujye mu nzira imanuka i Gaza. Iyo nzira yari iy'ubutayu, nta bantu benshi, nta mbaga y'abantu yagenderagamo. Imana imuvana mu bantu benshi yari amaze kubwiriza, iramubwira ngo genda mu nzira yo mu butayu uri umwe, ku muntu umwe. Filipo ntiyabajije impamvu, ahubwo yarahagurutse aragenda. Ageze muri iyo nzira, ku murongo wa 27 ahura n'inkone, umunyacyubahiro waturukaga muri Etiyopiya. Yakoreraga umwamikazi witwa Kandake. Yari umuntu ukomeye, yari umuyobozi w'ubutunzi bw'igihugu. Yari avuye i Yerusalemu gusenga. Yasomaga igitabo cya Yesaya. Umwuka aramuyobora. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 29. Umwuka aravuga ati, egera iryo gare. Filipo ariruka, aragenda, abaza uri mu igare, atese twajyana muri iryo gare? Undi aramwemerera. Abona ari gusoma, aramubaza ati, si ibyo uri gusoma urabyumva? Inkoni irasubiza iti, nabasha ne kubyumva hatariho ubimbwiriza. Icyo gitabo cya Yesaya ibice 53 yasomaga amagambo avuga ngo yajyanywe nk'intama ijya kubagwa. Ugenda uhasome wumva icyo havugaga. Filipo atangiriraho amubwira ubutumwa bwa Yesu ku murongo umwe wa Yesaya 1:1. Filipo amwereka uburyo umuntu akizwa, nuko uriya muntu aryoherwa n'amagambo ya Yesu, aryoherwa n'uburyo Yesu yababajwe kubera abantu, aryoherwa n'uburyo Yesu yazanywe no kudukiza, kuducungura. Nuko arangije bageze aho amazi ari, aramubwira ati, nizeye kandi dore n'amazi ngariye.
wambatije nabuzwa n'iki kubatizwa? Ni iki kimbuza kubatizwa? Nuko Filipo aravuga ati icyo rwose kiroroshye. Aramubatiza. Arangije kumubatiza, igitangaza gikomeye. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 n'ubundi umurongo wa 39 haranditse ngo bavuye mu mazi umwuka w'Imana ajyana Filipo inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye i Kayisariya. Uyu muntu umwe wakijijwe yajyanye ubutumwa bwiza mu gihugu cya Etiyopiya. Igihugu cyose cyakira ubutumwa bwiza kuko yari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru ibwami. Kandi iyo tugiye kureba dusanga iki gihugu no mu mateka twiga cyarabaye igihugu cy'abantu bizera b'abakristo kuva kera. Ureke twebwe twabyakiriye vuba. Kandi mu bihugu byose bya Afurika iki gihugu ntago cyakoronijwe, ni igihugu cyakomeje kwihagararaho. Amateka avuga ko umunyetiyopiya yahise ajyana ubutumwa bwiza muri Afurika. Ubwo ni ukuvuga ngo Etiyopiya icyo gihe yari ikomeye, aho hantu hose hahise hakira ubutumwa bwiza. Isomo rikomeye rero twakuramo hano ni irihe? Isomo nagira ngo nkubwire nanjye nibwira ngo jya wumvira umwuka. Icya kabiri, niyo wava mu mbaga y'abantu ujye ku muntu umwe. Icya gatatu, ubutumwa bushobora guhindura abantu, sosiyete, gurupe, igihugu, imigabane. Ubutumwa bushobora guhindura isi muri rusange. None se urujijo ruva he? Urujijo ruva ko bombi ni ba Filipo. Bombi bakoraga umurimo w'Imana, babayeho mu gihe kimwe, ariko si umuntu umwe. Iki ni cyo tugomba kumenya. Tugomba kumenya ko umwe ari mu butumwa bwiza nubwo akomeza no mu byakozwe n'intumwa, ariko uwa kabiri ari mu byakozwe n'intumwa gusa, aho itorero ryari rimaze gutatana. Ari mu bantu 7 bari baratoranijwe b'abadiyakoni bagombaga gukora umurimo w'Imana. Kuva mu rujijo rero, buri muntu wese usoma agomba gusoma akareba ese aya magambo arambwira iki. Hanyuma agomba kureba aho inkuru iri, niba ari mu byakozwe n'intumwa cyangwa se niba ari mu butumwa bwiza. Dukoreshe inyito yuzuye: Filipo intumwa na Filipo umuvugabutumwa, evangeliste. Imana ishimwe. Ubu ndizera ko noneho dusobanukiwe hagati y'aba bagabo bombi. Inkone y'umunya-Etiyopiya yabatijwe na Filipo w'umuvugabutumwa. Si Filipo umwe wo mu ntumwa wahamagaye Natanayeli ngo aze arebe Yesu. Niba nawe wabitiranyaga ntabwo uri wenyine, ariko ubu tumaze kubisobanukirwa neza. Impamvu nafashe uyu mwanya ni uko hari ahantu ugera ugasanga umuntu ari kubwiriza, yaba ari kuvuga ijambo ry'Imana agashyiramo ibintu ugasanga yatandukiriye, ntaho bihuriye n'ibyanditswe. Kubera iki? Kubera ko yitiranyije Filipo wabatije inkone na Filipo wabwiye Natanayeli ngo aze arebe Yesu. Ukajya wakumva ari kuvuga ngo
Filipo wahamagaye Natanayeli ngo aterurwa n'umwuka amujyana mu butayu, hanyuma ngo agezeyo ngo asanga umunyetiyopiya mu igare, ngo atangira kumubwiriza, ngo hanyuma yizeye aramubatiza. Ayo magambo uko nyavuze harimo aba ba Filipo bombi, kandi umuntu amwise umuntu umwe. Abasobanukirwa, ababifata, ababyize baziga Filipo ko ari umuntu umwe uva mu kujya kureba Natanayeli, hanyuma akava hariya hantu Yesu yamubajije ati ese aba bantu turagura hehe ibyo kurya, hanyuma akanasimbuka akajya kubwira inkone ngo mbese ibyo usoma urabyumva. Urumva ko aho hantu abantu bajyana amakuru atariyo, kandi nabo bakazayakoresha mu buryo butari bwo. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo musobanukirwe n'ibyo dusoma cyangwa se n'ibyo batwigisha. Imana yacu idufashe kujya tumenya icyo gukora mu gihe cyacyo. Murakoze cyane. Nimureke dufatanye gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo twe kujya turyitiranya, kandi reka tubane n'Imana dufite umutima uyubaha kandi umutima wizera kandi ukamenya guca bugufi. Imana y'amahoro ibampere umugisha rwose.